ntabwo turagera igihe cya jijuma, turacyareba ubwiza bw'Imana yubuje, igicu cyayo kikaza icyo kiba kizanye. Dusome kuva 40, 34, 38. Maze cya gicu gitwikira ihema ry'ibonaniro, ubwiza bw'Uwiteka burabagirana bwuzura ubwo buturo. Mose ananirwa kwinjira mu ihema ry'ibonaniro kuko icyo gicu cyari kikiririho. Ubwiza bw'Uwiteka bukuzura ubwo buturo. Kandi mu rugendo rwabo rwose uko icyo gicu cyaterurwaga kuri ubwo buturo, Abisirayeli barahagurukaga bakagenda, ariko icyo gicu cyaterurwaho ntibagende, bakageza umunsi giteruriweho, kuko igicu cy'Uwiteka cyabaga kuri ubwo buturo ku manywa, hakabamo umuriro nijoro mu maso y'inzu ya Isirayeli yose mu rugendo rwabo rwose. Amen. Amen. Haleluya. Igihe cyose ubwiza bw'Imana bugaragaye, amen, mu igicu, hanyuma hakaba undi mwanya kigahinduka umuriro. Ni ukuvuga ngo iyo Mana ije mu gicu, hanyuma igihe gihindutse umuriro, ibimenyekanisha ukwera kwayo, la sainteté, ukwera kwayo. Le feu symbolise la sainteté de Dieu, ukwera kwayo. Umuriro ni ukwera kw'Imana, ukwera kw'Imana. Iyo Mana izanye provision, irera. Bivuga ngo rero ikwiye gutinywa, atari gusa ko izana jijima, kuko ntabwo turagera mu gihe cy'urubanza, ntabwo turagera ku Mana icya amateka ikiraho abantu iteka. Turi ku Mana izana provision itumara ubukene bwacu, ariko kandi iyo Mana ikaba ari Imana yera, la sainteté. Amen. Murumva aho bihuriye? Kuko nikomeza kuba gusa Imana ubona mu gicu gusa, amen, alors tu vas commencer maintenant à te familiariser avec ce Dieu. Ngo uzafata gusa ko ari Imana ikumara ubukene bwawe. Ni ya Mana yabamwe bajya bavuga ngo Imana ni inshuti yanjye, Imana irankunda, uko ndi kose Imana irankunda. Baba abantu bo barakirebera Imana mu gicu, kuko ntabwo gikanganye. Ariko ntibamenye ko muri icyo gicu ahishwe n'umuriro, sainteté, kwera kw'Imana. Amen. Haleluya. Imana ishimwe. Ndashaka turebe Yesaya igihe yahishurirwaga ubwiza bw'Imana mu ijuru. Turebe ni muhe buryo wabonye. Yesaya 6 umurongo wa mbere ugeze ku murongo ndakubwiye aho garukira. Mu mwaka Uziya yatanzemo, nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe y'ubwami ndende ishyizwe hejuru, igishura cyayo gikwira urusengero. Abaserafi bari bahagaze hejuru yayo, umuserafi wese afite amababa 6, 2 yayatwikirizaga mu maso he, ayandi 2 yayatwikirizaga ibirenge bye, ayandi 2 yarayagurukishaga. Umwe avuga ijwi rirenga abwira mugenzi we asingiza ati, Uwiteka Nyiringabo arera, 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 isi yose yuzuye icyubahiro cye. Imfatiro z'irebe z'umuryango zinyeganyezwa n'ijwi ry'uwavuze ijwi rirenga, inzu yose yuzura umwotsi. Maze ndavuga ni ishyano, ndapfuye we, kuko ndi umunyaminwa yanduye, kandi ntuye hagati y'ubwoko bufite iminwa yanduye, kandi amaso yanjye abonye umwami Uwiteka Nyiringabo. Maze umwe mu baserafi araguruka aza aho ndi,
afite ikara mu ntoki ryaka, yakuje urugarama ku gicaniro, arinkoza ku munwa, arambwira ati, dore iri rigukoze ku munwa, gukiranirwa kwawe kugukuweho. Amen. Amen. Imyotsi itangwa n'iki? Umuriro. Imbere y'Imana ubwiza bwayo ni umuriro. Daniel 7. Daniel 7. Abakinisha Imana ntibazajya bayibera gusa mu gicu, bamenye ko muri icyo gicu ahishemo n'umuriro. Amen. 7 uri ku murongo wa 9. Amen. Ugeze ku murongo wa 10. Nkomeza kwitegereza kugeza aho bashyiriyeho intebe z'ubwami. Haza umukuru nyir'ibihe byose aricara. Imyambaro ye yeraga nka shelegi, kandi umusatsi we wasaga n'ubwoya bw'intama bwera. Intebe y'ubwami bwe yasaga n'ibirimi by'umuriro. Ngo ni intebe y'Imana yicayeho, ngo ni umuriro. Ongera uvuge, Imana yanjye ni rukundo, ni inshuti yanjye, buriya Jésus c'est mon ami. Uzababwira uti ikwereka intebe yayo ni umuriro. Biracyaza ntabwo birarangira. Komeza. Kandi inziga zayo zasaga n'umuriro ugurumana. N'inziga nazo ntabwo ari umuriro gusa, uragurumana. Nguyu inshuti yawe. Komeza. Imbere ye hatembaga umuriro. Nguni imbere yatemba? Yegere rero na twa tugambo. Komeza. Uduhumbagiza baramukoreraga, kandi inzovu bari bamuhagaze imbere. Imanza zirashingwa, ibitabo birabumburwa. Amen. Amen. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Nguruzi kumuriro. Ngibyo rero ubwiza bw'Imana. Amen. Hano ntabwo ari jijuma turavuga ukwe sainteté y'Imana. Uko Yesaya yumvise serafi bavuga gute? Uwera, 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 Uwiteka Nyiringabo. Holy, holy, holy is the Lord. Amen. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Nimumva? Ngo iyo twita data ngo ni umuriro. Tujye tubimenya. Amen. Haleluya. Mungu simzoee, ni baba wetu wa mbinguni, lakini lazima ujue ya kwamba Mungu ni moto. Amen. Igihe cyose Imana ikweretse ubwiza bwayo mu buryo bw'umuriro, atari kuvuga ngo hari icyaha ishaka kuguhana, ibishaka kukubwira ngo ndi uwera. Sainteté à l'Éternel. Imana ishimwe. Amen. Na cyagiye cy'ingoma ya Yesu y'imyaka 1000, ngo ku mafarashi Yerusalemu hazaba handitswe ngo Sainteté à l'Éternel. Ukwera kw'Imana. Katwasubiye muri Zakariya. Imana yabwa icyubahiro. Twakavuza ubwiza bw'Imana bukira bugacya, bukongera bukwira, bukongera bugucya, bugakwira. Nakubwira ko dufite za gahunda, turaza kugira aho tugarukira kubuvuga. Imana ishimwe. Zakariya ibice 14 bere ku murongo wa 20. Sibyo? Nushaka kugeze ku murongo wa 21. Cyangwa mu murongo wa 20 gusa. Cyumuze uburyo umwete. Uwo munsi ku nzogera z'amafarashi hazaba handitsweho ngo cyerejwe Uwiteka, kandi inkono zo mu nzu y'Uwiteka zizamera nk'inzabya zo ku gicaniro. Amen. Umviriza.
En ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes de chevaux. Envoie amafarashi afite inzogera ngo azabanditseho ngo sainteté à l'éternel. Sainteté à l'éternel. Ingoma ya Yesu. Amen. Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Azaba ari muri sainteté. Kwera kw'Imana. Ntabwo ari Imana ujya gukinisha. Kwera kwayo. On that day, amen, holy to the Lord. Sibyo? Nawe bizandikwa holy to the Lord. Ni ukuvuga ukwera kw'Imana kuzaba kuri Yerusalemu. Bivuga ngo no mu gihe cy'ingoma y'imyaka igihumbi ya Yesu Kristo muri isi, abantu bazaba bafite igitinyiro cy'Imana. Rero umuriro aho tugeze usemburiza, ugaragaza ukwera kw'Imana. Iyi Mana twita data irera. Nimba yera rero ikwiye igitinyiro. Ntabwo ukwiye kuyikinisha. Amen. Niyo mpamvu iyo abamarayika begera intebe y'Imana aribo bitwa abaserafi n'abakerubi iyo baje imbere y'Imana, kuko abaserafi bakomeza kuba ku ntebe y'Imana, nibo bayizengurutse, nibo bayitwikiriye intebe y'Imana. Abaserafi n'abarkange de premier ordre. Hanyuma abakerubi nabo baratumwa bakagaruka bafite imirimo. Marayika bakuru. Satani yari umukerubi. Iyo baje, amen, abakerubi amababa abiri abatwikira mu maso, ntibabone Imana mu maso, bagahita bubama, Imana ikaba oda. Barangiza ati yego nyagasani, bagahita bava imbere y'Imana, bayitera umugongo Imana, amabaga bagahita afunguka bakareba. Twebwe abantu nitwe tukinisha Imana. Abayi mu ijuru ntabwo bayikinisha, barayizi. Ariko umwe dusomere twumve ibyo ari byo. Yesaya 6:1 wa kabiri twumve. Tumva ayo mababa icyo bayakoza. Nubise ko bafite amababa 6 abakerubi, sibyo? Mu mwaka umwami Uziya yatanzemo, nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe y'ubwami ndende ishyizwe hejuru. Igishura cyayo gikwira urusengero. Abaserafi bari bahagaze hejuru yayo. Umuserafi wese afite amababa 6. 2 yayatwikirizaga mu maso he, ayandi 2 yayatwikirizaga ibirenge bye, ayandi 2 yarayagurukishaga. Amen. Murabizi ko abaserafi n'abakerubi ni kategori y'abarkanje. Abo rero begera intebe y'Imana. Hano baratubwira abaserafi ngo mu mababa bafite 2 ngo ashinzwe kubafunga kubatwikira mu maso. Ni igihe cyose bashaka gufisinga Imana. Kuva Imana yabaremeye kugeza uyu mwendo ndavuga, turamutse tubabajije ngo isa gute, ntibashaka kukubwira. Ni nk'uko wabana n'umuntu mu nzu ukaba utigeze umubona. Mumvise? Bafite proximité n'intebe y'Imana, bari hafi y'intebe y'Imana, ariko ntago barabona Imana mu maso. Hanyuma tuwe munsi tukayikinisha, ntibarayibona kubera sainteté yayo, kubera ukwera kwayo, utukufu wa Mungu. Hata maserafi hawajaona uso wa Mungu. Ntabwo abaserafi barabona amaso y'Imana. Iyo bashatse kwirabukwa
automatiquement muri amababa atandatu abiri bahita bafunga amaso, ntibayibona. Ntibayibona. Amen. Na Satani ubwe yari umukerubi, n'igihe yari akiri Lusiferi umarayika w'umucyo, ntabwo yigeze ayibona mu maso. Yumva ijwi ryayo ariko ntabwo arayibona mu maso. C'est terrible ça. Niyo mpamvu Yakobo atubwira ngo urizera ko hari Imana imwe rukumbi ugize neza. Ngo abadayimoni nabo barabyizera bagahinda n'imishitsi. Wow. Ariko twe ntitudukinisha Imana. Imana mu bwenge bwacu ntabwo ari Imana ya rurema. Dufite utumana twiremeye mu mitwe yacu. Dufite ba Yesu twiremeye mu mitwe yacu. Ugatakaza gakaramu hasi ngo Yesu we, ntabwo uramumenya wowe. Abadayimoni baramuzi. Bayibise. Sainteté à l'Éternel. Amen. Urizera ko ari Imana imwe rukumbi ugize neza. Ngo abadayimoni bo barabyizera kandi bagahinda imishitsi. Ko barabizi. Bazi igitinyiro cyayo. Amen. Tekereze kuri ubwo bwiza bw'Imana mu buryo bw'umuriro. Utekerezeho iminota 2. Tekereze. Utekereze. Igihe cyose wakinisha izina ry'Imana, tekereze kuri ibyo. Imana umbabarire, sinago nari mbizi. Imana ishimwe. Utekereze. Dore ijambo ry'Imana rikubwira iby'Imana. Abamarayika, apana bariya bavumwe na Satani, abamarayika b'Imana bera, dore ko Bibiliya bivugana. Yobu 4:17-18. Mbese umuntu upfa yarusha Imana gukiranuka? Mbese umuntu yarusha umuremyi we kubonera? Dore ntabwo yiringira abagaragu bayo, n'abamarayika bayo ibabonamo amafuti. Amen. Voilà. Ngo n'abamarayika bayo ibabonamo amafuti. Ngo nkasi umwana w'umuntu niyo yonyine yera. Haleluya. Subiramo sha. Gira ubutwari usubiremo. Mbese umuntu upfa yarusha Imana gukiranuka? Mbese umuntu yarusha umuremyi we kubonera? Dore ntabwo yiringira abagaragu bayo, n'abamarayika bayo ibabonamo amafuti. Amen. N'abamarayika ngo il trouve de la folie chez ses anges. Ngo nawe ibabona la folie. Niyo yonyine yera. Amen. Niyo mpamvu n'abakerubi n'abaserafi, abaserafi bayigera Imana, nabo mwumvise uko bavuga ijoro n'amanywa, urera. Ntabwo bavuga ngo urera ariko natwe turera. Urera. Niba pima kuvuga ngo natwe tureraho gake, wa muriro uba ku ntebe yayo uhita ubatumura. À des milliards d'années-lumière. Katumura. Nitwege mu isi kubera tuba mu nzu y'umukungugu, imibiri yacu inyama n'amaraso. Nitwebwe tutazi ibyo bigatuma dukinisha Imana. Imana idufashe. Uzajye wibuka ngo n'abamarayika babo ibabonamo amafuti, kuko niyo yonyine yera. Imana yabwa icyubahiro. Singizwe iteka. Haleluya. Abamarayika ibabonamo amafuti. C'est terrible ça. Ngo nkasi umwana w'umuntu w'umukungugu. Umwana w'umuntu arapfa, afite umwuka gusa mu mazuru,
yavuga ngo subira mu mukungugu agahita asubira mu mukungugu. Nitwe tugenda tugakinisha Imana, nta mana iriho ukavuga ibyo. Terrible ça. Abadayimoni iyo bakumvise kandi nabo barawukoresha ahubwo yivuze ibyo, bati sha uzicuza rimwe ibyo wavuze, ngo nta mana iriho. Ngo n'abamarayika ibabonamo amafuti nkasi umwana w'umuntu. Rero umuriro mu bwiza bw'Imana ugaragaza ukwera kw'Imana, la sainteté, holiness y'Imana. Amen. Kandi ubwiza bw'Imana mu buryo bwa sainteté, mu buryo bwa holiness, mu buryo bw'ukwera bikwiye kutwenspira twebwe abana b'abantu la crainte de Dieu, the fear of the Lord, ugutinya Imana. Imana ishimwe. The fear of the Lord, gutinya Imana. Hallelujah. Ndibaza ko ibyo tumaze kubyumva. To moving forward. Amen. None ubuturo bwashizweho, igicaniro kimaze gushirwaho, none bagira bazane ibitambo turebe ibyabaye, ibitambo iyo bije. Amen. Dusomera Abalewi 9:5-6, hanyuma usimbuke umurongo wa 23-24. Bazana ibyo Mose yategetse imbere y'ihema ry'ibonaniro. Iteraniro ryose ryigira hafi, rihagarara imbere y'Uwiteka. Mose arababwira ati, ibi ni byo Uwiteka yategetse ko mukora. Maze ubwiza bw'Uwiteka burababonekera. Mose na Aroni binjira mu ihema ry'ibonaniro, barisohokamo bahesha abantu umugisha. Maze ubwiza bw'Uwiteka bubonekera ubwo bwoko bwose. Umuriro uva imbere y'Uwiteka ukongorera ku gicaniro cya gitambo cyoshejwe kitagabanije na rwa rugimbu. Ubwo bwoko bwose bubibonye burayogora, bwikubita hasi bwubamye. Amen. Amen. 23-24. Mwakurikiye? Mose na Aroni binjira mu ihema ry'ibonaniro, barisohokamo bahesha abantu umugisha. Maze ubwiza bw'Uwiteka bubonekera ubwo bwoko bwose. Umuriro uva imbere y'Uwiteka ukongorera ku gicaniro cya gitambo cyoshejwe kitagabanije na rwa rugimbu. Ubwo bwoko bwose bubibonye burayogora, bwikubita hasi bwubamye. Amen. Amen. Ibitambo bya mbere ku gicaniro cy'Uwiteka, ubuturo bumaze gushingwa, ibitambo bya mbere. Amen. Ubuturo bumaze kubakwa. Okay? Ubuturo. Amen. N'ibibugize byose hamwe n'igicaniro cy'ibitambo. Amen. Imbere y'ikarabiro, aba batambyi bakarabaga iyo bita l'autel de sacrifice, kuko hariho l'autel de parfum, igicaniro cy'imibavu cyo cyabaga imbere. Ndiyo ndavuga igicaniro cy'ibitambo. Ntabwo ubimenye byinjire mu bwonko no mu maraso, igihe Imana yabategetse kubaka ubuturo bagahita bashyiraho, muvuge ngo kirute ya mbere, sibyo? Kirute ya mbere ku buturo, bazanye ibitambo babishyira ku gicaniro. Ntabwo bagiye kuzana umuriro ngo bashire ku bitambo, bazanye ibitambo. Umuriro uva imbere y'Imana, niwo watwitse ibitambo. Bose bagwa hasi. Wabyumvise? Siko yatuye. Uvuga ngo ibitambo bya mbere mu Bisirayeli, umuriro wabitwitse igicaniro ntabwo ari umuriro w'abantu, ni umuriro w'Imana wavuye ku Mana. Haleluya. Siko mwasomye? Bifite iyo bivuga. Amen. Haleluya.
hanyuma bigenda gute? Kubera iki? Moi je m'attendais à ce que le peuple attrape la trouille et peur. Nari ntegereje ko ubwoko bwiruka, ariko mbonye ntabwo bwirutse, ahubwo bwakoze ikinyuranye. Uriya murongo urangiza 24. Umuriro uva imbere y'Uwiteka ukongorera ku gicaniro cya gitambo cyoshejwe kitagabanije na rwa rugimbu. Ntibari kuba birutse, none dore ko bakoze. Ubwo bwoko bwose bubibonye burayogora, bwikubita hasi bwubamye. Amen. Kinyarwanda no, umviriza. Tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. Hano basimbutse ikintu gikomeye. Nuvuga ngo bavuga n'ijwi rirenga babitewe n'ibyishimo, bikubita hasi bubamye. Ibyo byishimo ni kubera iki? Ni ukuvuga ngo ubwo bwiza bw'Imana bwaje mu buryo bw'umuriro watwitse igitambo. Ni inkuru nziza Imana ibabwira ngo nimuntinye, nimutinye, mwemewe. Nagonje muri jijima, nubwo umuriro wanjye uje kubabwira ngo muremewe, kuko igitambo cyanyu cyemewe nuko mwemewe. Haleluya. Wanyumvise? Nuvuga ngo Imana nubwo itinyitse kubw'icyubahiro cyayo, kandi tukwiye mu mitima yacu kuyikuzo, kuyitinya. Amen. Ariko yavuga ngo hamwe nuko sentete yanjye iteye ubwoba, ariko kubo nemeye, amen, babasha kunyegera ntibakongoke. Imana ishimwe. Bakava imbere yanjye buzuye ibyishimo. Ngiyo message rero ubwiza bw'Imana iyo buje mu buryo bw'umuriro, butaje ku banyabyaha, ariko bukaza ku bwoko bwumvira Imana. Buba buze ngo ntimutinye, ntago nje kubatwika no kubakongora. Amen. Ahubwo muremewe, none umuriro wanjye ni ukubeza. Imana yabwa icyubahiro. Nuwo kubakomunika sentete, kubakomunika ubwiza, ukwera. Umuriro ntabwo uje kubatwika mwebwe abo nemera, uje kubaha iki? Ukwera. Wayibise? Vous avez compris? Niyo mpamvu batirutse cyangwa ngo barire biruke, kuko ntabwo babonye igicu, babonye umuriro, ariko ngo bose barakoma induru ngo babitewe n'ibyishimo bagwa hasi rivuga ngo izadorere, bararamya iyo Mana. Kubera iki? Kuko si umuriro uvuga ubwanzi, ahubwo ni umuriro uvuga urukundo, ko Imana ibemeye, ko itaje kubakongora, itaje kubatwika, ahubwo iraje kubeza, ibahe, amen, ukwera kwayo. Si byiza se? Amen. Haleluya. Mu gihe umuriro w'Imana uzatwika abanyabyaha, twebwe iyo userutse, amen, kuko twemewe muri Kristo, yatubereye igitambo, ntabwo uje kudutwika, uje kutweza. Imana ishimwe. Abanyabyaha uzabatwika. Abaheburayo ibice 10:26 kugeza kuri 30. Imana ishimwe. Niba dukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri, niyo bagisigaye igitambo cy'ibyaha, keretse gutegerezanya ubwoba gucirwaho iteka, no gutegereza umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana. Uwasuzuguye amategeko ya Mose ko atababarirwaga, ahubwo bakamwica abagabo 2 cyangwa 3 bamushinja. Nkanswe ukandagiye umwana w'Imana agakerensa amaraso y'isezerano yamwejesheje, agahemura umwuka utanga ubuntu. Ntimugira ngo azaba akwiriye igihano gikabije cyane kuruta bya bindi,
kuko tuzi uwavuze ati guhora n'ukwanjye ni njye uzitura, kandi ati Uwiteka azacira urubanza ubwoko bwe. Amen. Amen. Ng'umuriro w'inkazi uzagira gute? Uzarya abanzi b'Imana. Ntabwo uzarya abakunzi b'Imana, uzarya abanzi b'Imana. Niyo mpamvu uriya muriro wavuye imbere y'Imana ku gitambo cya mbere, amen, mu mateka ya Isirayeli yacunguwe iva muri Egiputa. Ibitambo bya mbere, igitambo cya mbere bamaze kubaka ubuturo mu butayu, umuriro wavuye mbere y'Imana watwitse igitambo, ntiwatwika ubwoko bwayo. Watwitse igitambo, ntiyatwika abagitambye, kubera yuko ntabwo wari uje ku banzi, wari uje uze ku bwoko bwemewe nayo. Ariko uwo muriro nyine igihe nikigera ku banzi b'Imana uzagira gute? Uzabarya. Amen. Kubera b'Imana, kubakunda Imana, kubatinya Imana muri Kristo Yesu, uriya muriro ubwiza bw'Imana ntabwo uza kugira ngo ubarye, ahubwo uza kugira ngo ubeze. Ariko ku banyabyaha, ku banzi b'Imana, uriya muriro uzabarya. Bibiliya y'Ikirundi iyo igeze aho iravuga ngo umuriro w'inkazi uzarigata abanzi b'Imana. Bivuga iki? Bivuga ko icyo Kirundi kirasitresinga, kiratsindagira kurusha Ikinyarwanda. Ko Ikinyarwanda bivuze ngo uzarya abanzi b'Imana, ariko iyo umuntu ariye hanyuma akarigata, urumva ni iyindi ntambwe. Mwabyumvise? Bibiliya y'Ikirundi ivuga ngo abo banzi b'Imana, ngo umuriro ngo asigaye kwitegana ubwoba, umuriro w'inkazi uzarigata abanzi b'Imana. Ariko mu Kinyarwanda bivuze ngo umuriro uzarya. Ariya mu Kirundi ngo uzabarya ubu nabarigate, kugira ngo ntihasigare n'akavungukira kabo, ne consume, ntihasigare n'akantu na gato, nta rwibutso bazogera kugira imbere y'Imana, kuko bazaba ari umuriro utazima. Imana yahanaguye na souvenir ko yigeze ibarema. Imana izahanagura n'urwibutso ko yigeze ibarema. Bazibagiranwa hariya, barire, baboroge, bahekenya amenyo, bagire gute, batabaze nta gutabarwa, kuko nta souvenir Imana izaba igifite yabo. Umwana w'umuntu akaba mu isi imyaka 80 arambye, akazamara iminsi idafite iherezo ariho ararigatwa n'umuriro w'inkazi. Sakagara gakomeye cyane. Abantu ntabwo babizi ibyo. Miliyari z'abantu zizarigatwa n'uwo muriro, zizabanza uwo muriro w'inkazi ubarye hanyuma ubarigate. Ntabwo babizi, ibereye aho, nta mana iriho. Komeza uvuge gutyo, nta mana iriho. Jijima y'Imana irateye ubwoba, ntabwo tuyizi. Umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana, unabarigate. Nisobanura ngo nta n'urwibutso Imana izaba ifite rw'abo bantu aho bari mu rutazima. God will forget them muri iyo fire, sibyo? Lake of fire, mu kiyaga cyaka umuriro n'amazuku. Lake of fire, ntabwo ari akadushe k'umuriro bazaba barimo, kagutwe gusa amatwi, kareka handi. Lake of fire. Unyumvise? Bazajugunywa muri lake of fire, nyanja y'umuriro, kiyaga cy'umuriro pa. Ntabwo Imana izabashyira muri dushe y'umuriro. Bazajugunywa ndani, bamanuke
babibona, kuko bazaba bari mu mibiri itagisha ngo ikongoke, ko ni imibiri yizuka. Apana imibiri y'ubwiza, bo bazazukira mu yindi mibiri yawo y'umwijima, bajugunywe mu rutazima. Ariko iyo tuvuze mu rutazima ntabwo byumvikana cyane, mu nyanja y'umuriro n'amazuku. Umuriro utaremwe n'abantu, waremwe n'ijambo, niwe uzabatwika forever, mirere na mirere, iminsi itagira iherezo. Ntabwo uzabura ngo Nyagasani we, reka da, wabizi, uzabura hariya, nta souvenir ihari, nta n'urwibutso, kuko ntawe uzaba ugihuriye n'Imana. Si? Dieu va oublier même au souvenir qui t'a créé. Ntabwo izigi nibuka kugeza inakurema. Hanyuma hariya niho rero bazamenya why Jesus Christ, the Son of the living God, paid the price on the cross. Bazamenya impamvu yatanze kiriya kiguzi cyariya ku musaraba. Ni ya nyanja y'umuriro yashatse kudukiza, niyo mpamvu yemeye byose. Hallelujah, 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 hallelujah. He received Jesus, the judgment on behalf of all mankind. Yakiriye jijima y'Imana mu mwanya w'abantu bose. Yarabizi destine y'abanyabyaha uko imeze. Hariya hantu Yesu arahazi, si we yaremye. Mumva ukuntu yabivuze nawe hano. Hari igihe tutafata umwanya ngo dutekereze ku magambo y'Imana. Amen. Ibona ba Paulo bemera bagakigwa umutwe, barazi ibyo ari byo. Petero bakabambwa bacuritse. Bashadraka, Meshaki, Abedenego bakemera kujugunywa mu rutazima, aho kugira ngo bambure Imana rurema icyubahiro ngo bapfukamire igishushanyo cya Nebukadinezari. Barazi ibyo ari byo. Daniel akemera kujugunywa mu rwogo rw'intare, aho kugira ngo yambure Imana icyubahiro. Barazi ibyo ari byo. And for us, we are joking with the truth. Turakina n'ukuri. Bazi bikomeye. Amen. Bazi bikomeye. Bazi bikomeye. Tuvi ko Yesu avuga. Hanyuma dufata umwanya wo gutekereza ibi mu masengesho yacu. Amen. C'est terrible ça. Yenda bona bikomeye. Matayo 25:46. Abo bazajya mu ihaniro ry'iteka, naho abakiranutsi bazajya mu bugingo buhoraho. Amen. Bazajya mu ihaniro ry'iteka. Ariko twigira imbere gato rega. Amen. Amen. 41. Aya magambo ntabwo abakristo bashaka kuyumva, barashaka ya yandi: nzakubwira umutwe, ntabwo uzaba umurizo, uzaba uw'imbere, ntabwo uzaba uw'inyuma. Ndazi imigambi mbafitiye, imigambi y'amahoro, si imigambi y'ibyago, imigambi yo kuzabaho ibyingiye mu gihe kizaza. Ayo barayakunda, ariko ayayo bayabonye ari pisha mbari, barayanga. Kandi wavuze ibyo maze kuvuga, niyo wavuze n'ibindi. Azabwira n'abari ibumoso ati, nimuvaho ndi mwabivumwe mwe, mujye mu muriro w'iteka watunganirijwe umwanzi n'abamarayika be. Amen. Voilà. Imana mu rukundo rwayo ntago yigeze iteganya ko umwana w'umuntu akwiye kujya mu muriro. Yawuteguye Satani n'abamarayika be, ariko umwana w'umuntu azisangamo.
nta kundi byagenda. Muvuga uti nta kundi byagenda, ntabwo atagize umwami sisangamo ngo baburoge. Hari igihe basaze ngo bazahekenya amenyo, ngo azabamarira n'ugu kumbe bazaba bagifite amenyo. Atari kabisa. Aya menyo uyu munsi atubwira neza tugahekenya ubunyobwa, icyo ngo tuzayahekenya kubera uburibwe. Nugenda kwiborosa wowe ari miruware yawe ndorerwamo, uzafite man uninda ya menyo sinzahekenye kubera uburibwe. Ahubwo azakoreshwe mu kurya kuri cya giti cy'ubugingo kiri mu paradizo y'Imana. Imagine mpe, mutekereze kwanza. Mutekereze uyu munsi nababwiye ibintu bikomeye, muke muti nta kundi byagenda. Reka mbabwire, nimwibaze mugere nko mu ruganda, sibyo? Hanyuma noneho ukagera amamashini yose, uruganda rurimo amamashini menshi yose bayakije rimwe. Urumva urusaku rwari? Sibyo? Hari ibisi byuma, hari bigira gute, murabibona? Okay. Noneho hari mu rutazima ntabwo ari uruganda rw'amamashini. Amamashini ni amenyo y'abantu ariho arakocorana. Okay, uru ni urugero rumwe. Noneho genda rero mu rugero rero aho umuryango ufite abantu 10, papa mama n'abana 8. Wari ugiye kubasura, sibyo? Ukagenda urimba aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi. None ugeze imbere y'umuryango urashaka koma kuba ugira gute? Uriruka. Uko niko bizamera hane data. Na niyo mpamvu Imana itazashaka kubumva kenyamenyo. Ubutumwa ntabwo uyu munsi babushaka. Jya kuri YouTube n'ubutumwa bwa prosperity. God loves you. Yes, Imana iradukunda, ariko se hari igicu, hari n'umuriro ku banzi b'Imana ukazabatwika. Dufate iminota 10 dutekereze kuri ibi. Amen. Turacyari mu gicu kizana provision n'umuriro uzana kwezwa. Ntabwo turi mubarira kuko twebwe twumvise ko nubwo umuriro waje ku gicaniro ugatwika ugakongora cya gitambo, barazamuye amajwi y'umunezero. None bararamya Imana, bararambarara kuko babonye igitinyiro cy'Imana, ariko igitinyiro kibahumuriza, atari igitinyiro kibarimbura. Imana ishimwe. Atari igitinyiro kibarimbura, sibyo? Wewe igihe wakizwaga wari uzi ko Imana ari n'umuriro ukongora? Ntabyo uzi? Iyo umenya ntabwo wari kuza. Bakubwiye ko Imana arukunda, sibyo? Yesu aragukunda, sibyo? Noneho umaze gukura rero, ntabwo bari kukubwira iby'umuriro kuko wari guhita wiruka. None bakubwiye Yesu aragukunda, ariko rero ntabwo ukwiye kuguma uri umwana, ukwiye kumenya n'ibindi. Kamenya n'ibindi. Niyo mpamvu tukwiye kumenya impande zose, toutes les facettes de Dieu. Kamenya uruhande rw'urukundo, ukamenya n'uruhande hano rw'umuriro uko kongora. Imana ishimwe. Ibyo bizana equilibre mu gakiza kacu. Haleluya. Ni nk'igihe cy'amafiançailles yanyu. Hanyuma umusore akabwira uriya mukobwa, rwose hani ntabwo rwose uzige murandakara, nzaguma ndi umwana mwiza, nzaguma ngusekera buri gihe cyose, nzaguma ngiye gutya na gutya. Ntabwo uzige wumva nta n'igitsure nzakureba rwose. This way ibintu byose bizaba ari paradizo,
bizagenda neza. None reka rero mumarane iminsi runaka, sibyo? Wayibise hanyuma asange warangaye kandi yagusize mu rugo, ya laptop ye bayitwaye, hanyuma umutegerezemo ya mitoma, mu mwanya w'imitoma azatontoma. Bamwe nabavuga ibintu. Dufate iminota 10. Aha ni mu nzu y'Imana, nabyo duhisha, turavuga byose. Amen. Ko nta buryajya buturimo. Iminota 10. Amani tuza turareba rero iyindi aspect, urundi ruhande rw'ubwiza na message buzana.